nubwo nzi ko byaje turotegeje ku masaha kandi bavuga yuko ngo hari masaha nyine akazuba kare kaka kugatorero kandi wacu barya kare ngo era masaha baryaga undi nayo masaha bakundaga kuntuma kenshi unje kumubwira ze kurya no ya masaha ageze ariko nta muntu wari uhari nta wari wantumye ndirukankaje kumureba aho yari ari twakundaga kimwe no fungura namubwira ngo naze aje kurya ngo kandi yihute umutsima utarajwenda kuko ibubende oya chef no bakambitsa ibintu byose urufunguzo rw'akabati bamaze kumbitsa urufunguzo rw'akabati ngiye nkuramo ikizamini uriba yakora n'uweze cyari kinakosoye icyamutari kinakosoye ibibazo mubwira abana bo guceceka byari ntibari akabati hari ukuntu batakundaga nko guceceka cyane ubona hari ukuntu batwaraga kagakapu nico gihe navuze warangiza ugashiramo utwenda dusanzwe ukambara uniform ugashiramo utwenda dusanzwe kubera ko icyo gihe mu Rwanda bari batangiye gukanira ibintu by'uko umuntu wambaye uniforme ataja kureba match none tukavuga ugashiramo utundi twenda wamara kurenga mu rugo gatoya ukihisha nk'ahantu ukamuhindura ukambara utundi twenda muraho neza abakunzi bacu bo kuri Blessed Family TV turabasuhuje twizere ko muri amahoro natwe tumeze neza turashima Imana uyu munsi yaryo ni kwa kangahe kwa kabiri nkuko bisanzwe rero turabasuhuje mwebwe mwese mujye mudukurikirana aho muherereye tunabashimira ubufatanye bwanyu ni ingenzi uyu munsi mwari mumenyereye nkaza hano nkavuga none ibintu ngiye nyine none uyu munsi nagize umugisha wo kwakira abandi bantu bakuru bazi kwivuga rero reka mbaho umwanya mubwira abantu bacu badukurikira bose baba bareba basanga batabazi hariho nanjye nibo batanzi kandi nsanzwe hano namwe rero buriya hariho abantu bamwe batabazi kaza duhere kuri wowe unyegereye wibwira abantu wivuge nyine mu kinyamurenge murakoze cyane kutwakira hano kuri Blessed TV amazina yanjye ni Rusuzwa Seti ubundi ariko watuvuze kubera ko navuka hanyuma ndi umugorora iwacu ni Bubembe ni Bogobogo niho twavukiye ndi umugabo umugore n'umwana murakoze cyane ibindi Yesu aduhana umugisha murakoze nanjye nishimiye kuba hano kuri YouTube channel ya mushiki wanjye ntabwo babizi arabizi ko tuvukana ariko wabivuze mbere abari babizi mutere comment yego nitwa Kadongiri Yambonye nkaba ndi umugorora nkuko murumuna wanjye yaramaze kubivuga nkaba ndi kumwe na madame ariko araza kwivuga yes turubatse dufite n'abana Imana yaduhaye umugisha twabyaye umuhungu n'akobwa twishimiye ko bana na Blessed TV muri iki kiganiro murakoze sigaye mabuje yego murakoze nanjye amazina banyita Umuhoza Kevine nkaba ndi umumama ndubatse umutware umwe uri muri kubona hano niwe mutware wanjye nanjye nkamufasha wiwe yego murakoze cyane kwivuga ahangaha navuga ngo iyi ni Mukiza Family TV ningo twayihindura iki kiganiro mbega niko ntaho twacita kuko babivuze nyine nibyo uko nyine babivuze hariho abantu benshi bamwe batari babizi gusa ese buriya muri kubona dusara ninde dusa muri bose abantu bazakurikira ikiganiro muzambira abantu dusa ariko nishimiye kwakira abavandimwe banjye ubundi njya nakira abatoya batazi ko no kwivuga ko tuvukana ndagira ngo ari ngombwa ariko ni umugisha ukomeye kubana n'abavandimwe bawe noneho bakanagusura no mu byo ukora kubera ko hari abantu benshi abavandimwe babo bataza bafana ngo nyine mu byo bakora murabona rero abantu mukunze kumbona hano murabona ko nkomeye rero ndi kumwe n'umuryango hanyuma rero mwaje hano turi muri Indiana ahandi twagiye
gusa wenda twahinduye area ariko state ni yayindi turi muri Indiana. Hanyuma rero n'abavandimwe banjye niho bari mwababonye, gusa ngereka mbabaze ikintu kimwe wenda mbere y'uko dutangira. Hano muri Amerika usanga abantu bose bari kubaza umuntu mbese ngo ni iki ngukunda, ni irihe barukunda, ni ibihe biryo ukunda, ni iki. Murabona ko twese tuvukana, ariko buri uraza gusanga hari ukuntu nyine abantu bamwe bakunda ibintu. Se ukunda irihe bara, ukunda ibihe biryo? Okay. Kijanye n'amabara, nkunda ibara ry'ubururu bakunze kwita mu Cyongereza ngo ni navy blue. Iryo bara nkunda cyane. Ibiryo Ariko si ryo ryonyine. Ngakunda n'ibara rya famille. Ibyo twarabyanze. Ariko niba wenda byahurirana n'abikunda ngibyo. Okay. Nari mbateye urwenya ariko nkunda navy blue. Yo favorite color yanjye. Hanyuma ibyo kurya nkunda umutsima obviously. Nkunda umutsima cyane. Pfa kuba gusa nabonye imboga zitandukanye. Ariko norya n'akazi rimwe nkageza niyinga ngashanga atangira kwezi kwa mbere nkageza mu kwa 12 nta kibazo ngira. Umuntu utaruhije. Tabugoye. N'amata. Nibutse igihe kimwe Kado yararwaraga yamwe amata agahita akira. Iyo yabagamwe urumva nyine twari tuvuye ahantu haba amata menshi tuza mu Rwanda. Mu Rwanda nta mata menshi nyine. Okay, yarahabaga ako mwayaguze. Ariko iwacu ho twabaga twakamishije. Oya mama amera abe yumviye. No yarwara. Papa agahita avuga ngo bajye kuzana gabidoga amata. Amuhera umwana. Ngo nakamara nahita akira. Yakandokoza. Yakamwaga ubwo ni nk'iminsi ngahera n'icyo I don't know. Ubwo ari ubwira kwa kundi umuntu aba asesa ariko mugaca mwacu. Ntabwo bwari cyane. Amata abantu bose barayakunda. Ni uko gusa ari ngiye mugezeho ariko abantu bose bakunda amata agira ngo nta muntu kurusha. Uri kimuga caye. Nawe uri kimuga c'amata. Niza kumusanga Michigan. Aho yaratuye hambere afite igikombe nyine gikuru. Cyakuze Gongo uzucya mwakabido. Uri wena wamo iwe nuko yakaza gacamo naho afite igikombe kingana na kakabiri. Nuko ngo yecu agazakora agazacuranura kuko tokunda kumunanywera mu kajere. Narige yakumenekaho nyine. Yaratubajije niba amabara dukunda. Simbizi nyewe nkunda amabara menshi wenda ntago njya numva mu mutwe wanjye hari ibara runaka rinzamo ngo wenda ndarikunda. Ariko nkunda kaki. Nikunda kukunda kunzamo niyo ngiye nko kugura akantu nkabona akantu ka kaki karankurura. Ukabona nshaka nuko ridakururitse. Ubwo bivuze yuko yakundaga uniform twiganye tukira abana. Uniform ntacyo zari zitwaye ahubwo ziriya nyine ryari nta zindi narinzi. Yo muri primaire. Buriya kaki hari ukuntu nzikunda n'imyenda ndayifite ya kaki mba naguze ko yandi mabara wenda abantu benshi baba yafite kandi nayo na hano ni muwe muri kureba n'izi ntebe. Ariko ka kaki hari ukuntu iyo mbonye nk'akantu ka kaki nza nkunda kankurura ukuntu. Simvuze ko ari ryo nkunda cyane ariko mbona ari ryo nabasha kuvuga. Hanyuma ku bijyanye n'ibyo kurya ngewe ndi muri za nyamaswa zirya ibintu byose. Nkunda kurya ibintu birimo proteine cyane. Ubwo navuga wenda nko kurya bijumba, kurya nk'amafi, kurya amagi, chicken. Bene ibyo bintu nyine birimo proteine nyinshi ngewe nibyo nkunda kurya kuko nyine gikunda n'abakubona nyine barabona nyine ariko naringa nyinshi nibyo ngibyo si cyane ariko nibyo nkunda kurya rero na madame arabizi ko ako kantu iyo nkagezeho ntaga ngasiga inyuma. Nanjye bara nkunda pink. of course. Niryo bara nkunda kuva nkiri muto imyenda yanjye yose ari pink. Nayihinduye nkuze. Ariko nkunda pink. Ese pink ni ndabwo twabibwira abantu. Twavuze nk'icongereza. Pink ni
n'iriya saha yawe kera si pinki ihiye sinzi ko mu kinyamurenge cyangwa mu kinyarwanda bita pinki, simbizi niba ari izina bifite ariko nyine oya hari agakopi gasa na pinki ariko nyine twese niko abantu barayizi, niko bayita abantu bose kandi ibara ry'abagore barayikunda, abamama barayikunda, nkunda pink, nkunda n'umweru. Hanyuma ibiryo nkunda njye nta biryo ahubwo nkunda kunywa amata. Nanze amata adahari nawe ni ikimuga cyane. Akabido karabakurikiranye. Nkunda amata kurusha ibindi bintu byose ku isi. Okay, nibyo nagiraga ngo abantu muzakira abavandimwe banje mutazajaho ngurigira gute wahangayitse ubwo mwabyumvishije. Bamwe bakunda kugenda cyane ni nkaho babaye banyasafari bino, abandi nyine nta kibazo. Andi magambo ese buriya abantu nyasafari muramuzi ni perezida wa Kongo. Kubera yazazinduka cyane babonye izina rimukwiriye ari nyasafari. Perezida wa Kongo urya mugabo ayo makuru size ni mugabo munini cyane ariko natagiye kunda nko kuba mu rugo. Abantu ba mugabo wiswe Gisegete bareba Gisegete ni nkaho usobanuro bwayo ubuhinduramwo bitewe n'ico akunda. Yamutoreraga ibyo nuko noneho rero turi hano nazanye abavandimwe banjye tuganire. Abantu benshi dufite abana noneho tugahora dukubita abana buri munsi, abandi tukababuza amahoro tutirengagije ko natwe hariho ubuzima busanzwe bw'aba bana twaciyemo. Wenda natwe tugakora ibimeze nk'aba bana ariko wowe ntiwibuke, ugahita ureba gusa ukuntu wamaze kumenya gukora ibintu nyine bitewe n'ukuri mukuru ufite n'ubwenge. Noneho ugahita ubona umwana yamena nk'ikintu yakubesha yakora nk'utuntu nyine tutari two, ugahita wowe nyine wamuhanisha igihano gikakaye nyine umwana akabangamirwa. Noneho ndavuga ati reka nzane abavandimwe turaziranye hano nta muntu uri bubeshe. Ni ukuvuga ngo nzajya mpera ku muntu twicaranye atubwire nibura ibintu bibiri ajya abona yigeze gukora mu rugo nyine umva yaduciyeho kandi nyine mu rugo nawe bakamuhana. Ariko nyine kubera imyaka yari afite yumvaga wenda aribwo buryo yabikozemo, kuko dukunze guhana abana ngo ni ukubera ko badukoreye amakosa. Rero pasiteri abantu benshi batabizi babimenye cyangwa benshi bananabizi. Ibintu wigeze gukora mu rugo ukabeshya nk'umuntu cyangwa nyine ugakora nk'ikintu ukabona nyine wanagihanirwa nk'uko tuzaduhana abana bakoze amakosa, kuko abantu benshi twihutira guhana abana aho wenda kubakosora twirengagije nyine ko ari abana ko natwe bwa buzima twabwigezemo. Ni ikintu ryo ubona bizoroshe ni ugutekereza umuntu akiri umwana. Kimwe ntabwo nari nzi ubwenge kandi ntibakimpaniye, ariko umubyeyi wanje yarakimbwiye ko nagikoze. Nigeze gusanga mukuru wa muzehe, papa mukuru, yicaye mu bandi bagabo ku gatorero ngo ikintu gitangaje nari umwana, ndamubwira ngo naze aje kurya bacunze. Ariko yari inshuti yanje yakundaga kunkinisha cyane dukundana. Noneho kandi mbimubwira abandi bagabo bahe babyumva, bavuga ko akunda umwana nyine bari mutoya nta conscience aba afite, agahita avugira ibintu aho ngaho. Ndamubwira ati pa mukungu uje kurya bacunze kandi nta muntu wagutuma. Urumva nabivuze nyine gutyo nta muntu wari wantumye. urumva nashonje nubwo nzi ko byaje kandi bavuga yuko ngo hari amasaha nyine akazuba kari kaka ku gatorero kandi wacu barya kare ngo yari amasaha baryaga, undi nayo masaha bakundaga kuntuma kenshi unje kumubwira aze kurya. Noneho ya masaha ageze ariko nta muntu wari uhari, nta wari wantumye, ndirukanka aja kumureba aho yari ari, kuko twakundaga gukina nawe. Namubwira ngo naze aje kurya ngo kandi yihute umutsima utarajwenda, kuko ibubembe ku bantu baturutse ibubembe niho twavuye. Hurure urumva iyo hari ukuntu itinze cyane bayipfundikiye zitemba zija mu butuzi ikoroha bitari ngombwa. Hurure ni ubugari bw'imyumbati ikoroha mu buryo batabiteganyije tugomba kumera gutya.
none umbwira Pamukuwa ngo naze aje kurya umutsima utarajwe arahita araza nyine arahaguruka abandi bagabo baraseka ariko nyine buri uko agira arahaguruka ko yarabonye umwana kandi naraje nyine mufata mu kuboko ndamati ngwino funga araza gatemwe tubanze kureba ubwoko gatsima katajwenga kandi arukubesha turagenda ngo tugere ku muryango nda muntu wari uhari maco kubesha wakimenyekera kabisa simbi no ndangije ndamubwira ngo umushana naza kubesha ahuru kwangira anti yankubise yarasetse agira isoni zo gusubira mu bandi yari yagurutse yagiye yaraje turajana ngo yaraje turajana tugeze mu rugo nta muntu wari ndamubwira ngo umushana bazakubesha bari bakiri mu murima nta biryo bihari donc Pamukuwa aracariho wenda gusa sinzi ko yabaze tegera ibya YouTube ariko ari kubyibuka ariko yarabimbwiye yigeze kuza mu Rwanda avuye muri Kongo arabimbwira tubisuramo nyine turaseka kumva nari mukuru nuko reka arambwira ati narabikunze cyane ukuntu nyine wangisanzuraga ku marumizi ico ni kimwe ntaco bantwaye ndiyambise ikigira kabiri wenda nshobora kuba narakoze ico gihe ariko nagifashijwemo na Kado urumva Kado niwe twajanaga ntari inshuti nagira ukunda mbeshe ubu nyine ariko reka twumve ndavuga bitatu nibutse niki wenda kibazo ko turavuga amakosa umuntu yokora nyine nawe kandi nawe yari kuyahanira no icya kabiri ndibuka twiga nigaga ndagira ngo ni mu wa gatatu primaire Kado yigaga mu wa kane twari tuba mu Gatsata Kigali abahazi wewe wigaga je nigaga ku Bigega Kado yiga handi hakurya y'umukingo hakurya hari abantu bahazi tuziranye azakurikira kino kiganiro hanyuma amahoro handi twiganye benshi no ico gihe umuriro waraburaga kera twabagamo yago umuriro noneho umuriro urabura ngo mare kura baratangaza bati uzamara nk'iminsi nk'itatu papa abwira mama ico gihe papa yarakira umucuruzi mwiza agikora icuruzi nka Nyabugogo amateka umutara abantu bacuruje mu mutara na Nyabugogo gutyo noneho ahita atubwira ati ngaya amafaranga muze gutega amagare harya hepfo y'amashuri yo kubigega ubundi no amagare yabaga mugende muje Nyabugogo musange mama nawe yaracuruzaga ico gihe twari tubayeho nka neza noneho ati mugende mushike mama abahereze abagure petroli donc yo gusha muri aya matara gasanzwe yandi hanyuma nimurangiza mubone kuja gufata billet hari igihe cyo kumva donc ari umunsi wo gutangaza amanota mu Rwanda murabizi tugeze ku muhanda je na Kado ibyo twarabikoze vuba tugeze yarambye ati se urabizi ko tugiye kuja muri vacances ico gihe hari hadutse filime biba abantu berekanaga amafilime uko babyita ku mihanda agasobanura no twarabikundaga nka cyane Kado arambwira ati wabigiriraga nk'inyota oyaye sinjye nikundaga cyane ariko nyine Kado nawe warabikunda niwe nagiriraga impuhwe niwe ari mutoya noneho nkabona hari ukuntu yagize nk'inyota no Kado inyota yabaye nk'izamuka kurusha njewe bagatereka muherekeze twobona wenda uwo tuvuga ngo byari cyane nanje niwe nagasangendera akadatage sinagendaga none arambwiye atoya twe kuba ibipfu reka aya mafaranga papa yaduhaye tuyabike tuzatugenda kuyareba amafilime wirukanka inamaguru kandi Nyabugogo naje hari umwanya ariko kadashize mu muhanda abana batoya kakwa kundi kw'amafarashi riri na hehe na Nyabugogo dukoze ibyo mama araduherezo yagomba kuduha turagaruka tushitsa mu rugo hakirikare dusanga bashike bacu bakuru bari bahari ico gihe bamaze guteka turariye no twebwe ikosa twakoze rero nige nagiye kuvuga aho kugira ngo tuve mu rugo tuje kumva amanota kadarambwe ati duce hariya izi faranga tuzizaze umusharuro muramwumvise kero ko atangiye no tuzemere tuba duciyeyo ngo duceyo umva twarabakire twari dufite ngira ngo niba ari nka 200 yaduhaye y'abanyarwanda ibiceri igihe byari kera niga mu gatatu filime icyo gihe twayireberaga 25 no 15 25 iri 15 I think ebyiri niho zari 30 mwumva baramanutse no twebwe urumva twarabakire bita tubukinga umunsi wose ariko niyo wishuraga filime nyinshi bagwaga bakanakumanura bakagwa katike muri filime ukazawerekana gatike bateo
cyangwa ukaza ugiye nko ugeze nko hagati maze nk'umunota 20 itangiye ugahita wishura iya kabiri ukabanza ukarebaho no twe twashitse dusanga bakeye bakoropa twajyaga kuzireba kera twasanze baye bakoropa barangiza gukoropa turinjira ubwo hari mu gatondo abandi bana bataratangiye kuja ku mashuri twebwe ubwenge bw'abana nyine turaryohewe turarebye filime cyo gihe mu mafilime habaga ari abantu bitwa bakanyabunyobwa abantu babaye mu Rwanda murabazi bacuza ubunyobwa bari batwicaye iruhande filime ubunyobwa ni gutyo nyine ngo tumare dusohotse muri filime twasohotse kwa kundi yizuba ryarashe mu gitondo urabizi ko igicucu kiba kikuri imbere bihari renga igicucu kiri inyuma utugire gutya usanga ibicucu biri hariya ikigo kirera noneho kadati noneho ibi ni sangape turirukansega dushike dusanga aho kugira amanota batashe amahirwe make yanje nje mwarimu wanje ntiyari umwana mwiza yayihereza arayinyima ntiyayihaye nabashiki banje kadiyiwe wewe wigaga kubigega twiga hakurya twigaga mu gatsata ariko bahita yari kumva twajaga mu manota twaje hamwe twakoreraga hamwe dusanga bari mu nama iclosinga barangije gutanga amanota mu kibuga hakubuye izaje kuba rero none namwe mu bitekerezo ngo naratashe nimjoro papa yaradukubise yagiraga urukweto kamambi yagiraga urukweto bene zino zakwireza abagabo zo hambere zabagamo ibiti bitenga imisumari munsi none yaba arugendesheje kigihe kagakuka kakantu kagasa nkakoroha kakanani kagatapi ko hasi umuntu akandagira kumukara kagasa nkaho kamaze nko gusaza no ukabona tushe imisumari kiraja nko kuja yaraki kigendesha cyari kiraho gusa nico yadukubise mu yandi magambo ngo nitwareza ari imisumari yaradukubise cyo nabwo mperuka ngira ngo nizamuze ubwo sinasubiye ndagira ngo wenda bari batubwira ngo tuvuge bibiri bavuze ibyo ngahega umuyobozi ibyo set avuze ngo ngiye muyoboraga yasingewe kuko set yaraze amafilime cyane kundusha akaba ari uvuga ko bafishije nziza tukaje kureba rero ibyo ngibyo ari kuvuga nuko abonye ko ari nje wari nka mukuru atereka mbimwegekeho nje ibyo byose nyine nabyo twarabikoza n'ikindi gihe ndagira ngo hari harabaye igikombe c'isi cya 2002 muri 2002 ico gihe nabwo twiriwe mu twagendaga kurema match habaga nka 3 ku munsi ugasanga n'imwe nka 3 nka 9 twe ntituje ku ishuri ico gihe twariganaga no mu ishuri wowe ko twigana wowe na Yasfar twese twigana mu ishuri namwe cyawo umurundi ukubita cyane byagenze naho umunwa wanyu wo guceceka ngo tuvuge nyuma tuvuye muri Kongo kubera mwe mwari bato muhita mutangira nyine umunani noneho twebwe tumera nkaho twiganye nabo ari batoya twebwe turi bato twariganaga mu ishuri rimwe ndumva ko bigeze no kunkopeza ikizami ico gihe cy'icongereza ndacuzuza ubwenge bwo kugira ngo nice nka 2 sinabona njewe namanuzuza byose no mwarimu ati igicongereza kero gikuye wowe ko ari wowe urusha abandi bose ariko ico gihe nyine aba bari bafite nk'ubwenge kundusha bakajya bica nka 2 kuko bari batoye ikizami yewe nari nyoboye class se bitubaga bafite delege chef no bakambitsa ibintu byose urufunguzo rw'akabati bamaze kumbitsa urufunguzo rw'akabati ngiye nkuramo ikizamini uriba yakora n'ikizamini cyari kinakosoye cyari kinakosoye ibibazo n'ibisubizo ngezaga abavandimwe banjye kandi nubwo nagiye abantu bose ngiye murumuna wanjye ngiyaga n'uyu nyine twebwe twica 2 urumva nyine n'abakanya na murumuna wanjye aranabyibuka ngiye icyo nishe si cyo murumuna wanjye yishe uyu we rero nta mwanya wo kwica nari mfite je n'ikibazo kubera iki yagize copy paste nico ibintu bibiri kubera iki nta mzuzuza hari no gusiga wakigiriye abe no gusiga na kimwe icyongereza y'amafuka icyongereza mandagipfutse mwari matikiri gitangaza uyu mwana ni wowe usigaye uwa mbere urumva hari ukuntu mwaragiye mukora nk'ibindi akareba ukuntu performinga cyangwa se wenda ariko n'undi kadera umuhanga cyane yako je nari n'umuhanga nari mbizi ntago bari kutinda ico gihe mbizi aho ngaho nari ntangiye ubwenge bwari butangiye gushira
kuko mu makarase ya mbere ho nabaga nagiraga amanota menshi cyane arenze urugero ico gihe rero se tari kuvuga gutyo n'ibyo gihe by'imipira nubwo twaragendaga tukirirwa iyo ngiyo ariko n'ubundi abavyeyi ntibaburaga kuduhana nubwo ako waruvuze kagenze guteka imipira ko kugenda saa 3 mukareba match mu minsi y'imibyiziga abandi bagiye kwiga ikarangira mukaba muzi gahunda ko saa 9 hari buwundi kandi harabigaga ukiga ukageza nka saa 6 none mukiga mukataha mukongera mugasubira ikigoroba none wowe saa 3 match yamara nk'amasaha 2 cyangwa 2 n'igice ubwo mu gitondo ntimwige nimugoroba nawe akaba indi match ya saa 9 ubwo nabwo mukajya kwireba undi bukamubwira aba nabo guceceka byari ntibari akabati hari ukuntu batakundaga nko guceceka cyane ubona hari ukuntu batwaraga kagakapu nico gihe navuze warangiza ugashiramo utwenda dusanzwe ukambara uniform ugashiramo utwenda dusanzwe kubera ko ico gihe mu Rwanda bari batangiye gukanira ibintu by'uko umuntu wambaye uniforme ataja kureba match none tukavugashiramo utundi twenda wamara kurenga mu rugo gatoya ukihisha nk'ahantu ukamuhindura mukambara utundi twenda ni muduhuru ubenye ko hari habaga n'imikoki myinshi warangiza ugashiramo uniforme ukadukuramo ukaduca mu gakapu gato ako kujana ku ishuri ukambara ga myenda isanzwe ukajaga mu mupira ukamwirirwa gukibukira aba nabo guceceka ntibyari nka cyane ndetse no kuvuga ko tutaje ku ishuri bakabigira nimero ya mbere aho nyine n'ubu ibyo nibyo twavuga gukora ko ku ishuri wenda ya safari wabivuze cyane ko ngira ngo birete yanjye yari yabifashe bari ya Kado twari twayizanye ko ticari umujamo turamubwira ati Kado ntago yaje ko twari tuzi safari ahita bivamo aravuga ngo ni mushiki wacu batamuzi nawe n'undi mushiki wacu nawe umunwa ntiyakundaga nko guceceka cyane yagaza tubikiriye ibanga byari kizira kuko usiba ku ishuri yese avuga ngo na Kado nawe ngo twabimufate ngo tugeze wayizanye inzani kuko nico ngiye muzehe ntiyatubabariye nigeze atubabarira yaducishije akanyafu ariko byari bikwiriye kubera ko byari bimaze kuba nka cyane ugomba gusiba ishuri nyine abantu bakiri batoya gutekereza ko atari byiza ntabwo abana bato bazabitekereza akandi gakosa rero nakoze nihariye nigaga ahantu muri primaire ikibungo ahantu sinzi ko abantu bahita ngo muri Sarayi niyo ari muri Sarayi ikigo mu wa mbere kugera mu wa gatatu hakaba no mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatatu ntago cyari ikigo kimwe ariko bitegeranye bahitaga ngo ni kuri ekonoma abantu bari ikibungo kugira ngo abantu barahazi narahize noneho mwarimu wacu yari umudamu w'umunyamurenge ushatswe yari afite umugabo w'umusilamu njya mbyibuka rwose icyo gihe noneho tukajya dukora ibizami tukabishyira mu makaye uko dukoze ikizami bakabyandika mu ikaye tukayitahana noneho tugeze ku kizami cya nyuma nakundaga umupira cyane arimo amanota yose kandi batarayakuramo ngo bayashyire mu bayaregistre nyine ku mabirite n'ahandi nja gukina kwa kundi maze gukina barasona ngo tugisubire mu ishuri nta bwenge bwo kwibuka ko ikaye nyifite namanyitaho ngaho y'ikizamini zose apana kimwe mwere mu ishuri batumuzaniye amakaye mwandikemo ibizami jewe ku meza yanje abusa iyo ikaye iri hehe ntakuvuga ikaye iri ndacecetse uwo mwarimu arankubita niyo muntu wankubise niga muri primaire inkoni nyinshi arankubita cyane ibaze ko ari byo njya nibuka gusa nuko arangije kunkubita nivuruguta hasi aranjyana iwe ajya kumpa ibiryo ajya no kumpoza ko nawe yari yabonye ko yankubise cyane aragaruka turongera dukora ibindi bizami bishasha guhera ku cambere kubera ko byose byari byagiye ariko nari umuhanga cyane ndabitsinda byose narabarushaga aba ku ishuri nuko ndumva wenda ariko kantu bampaniye ku ishuri cyane nako ngako muzehe yaduhaniraga wenda nko kutajya ku mashuri ariko icyo uwo mubyeyi wenda ntabwo guhana umuntu ko amakosa ngiye ku bungubu nakuze yari ayabo kuko ufata umwana wo mu wa gatatu ukamuhereza ikaye y'ibizami utakuyemo n'amanota ngo akigendane birashoboka ko yagita ariko abandi ntibabitaye ariko saracyaharira tugeze guhura ntiyamenya ariko nanjye nakoze koze icyo gihe nari ndi mu myaka nka mito sinamwibwira ariko nari namubwira twahuriye hano kwa muganga twagiye gusoma ese igihe mfashe cyo mu giti muri Kongo zagenze ariko nibazavuga ko ari kati oya sigewe ni wowe iyo nkuru nuno oya si wowe ni wowe oya ikatoza kandi ari ngewe ndi kwibuka wari wowe wafashwe no Nyamarembo ngiye twari kumwe umvaje na Kado oya ngewe ndabizi neza ko ngenda byibuka mu mutwe nyine ukuntu uretse ko cagiti cyaje iyi seti yaresizemo ukuguru
none havuze induru nanjye mvuze induru kuko nashakaga ko atabarwa atabara none abantu kuko bari muri okay iyo nkuru muyivuge neza abantu bari bahunze twari twarahunze twaravingana duhungira ku ndondo gusa nanjye sinza kwibuka umuhana wo ku ndondo nyine twari bashasha kandi umuntu yari abana iyo mama Nkomezi abahaye mama Nkomezi niwe wari kumenya uriya muhanda ariko azavuga ko ari kadufashwe bavuga ngo kuko we ntiyarahari oya nje nije yari umudamu we ntiyarahari uriya yari umudamu cyane ese ari mukuru oya jewe ndabyibuka neza ko wari wafashwe ko njyewe yibutaba sinzi ko abantu wenda bahabaye baba bari kudukurikira wenda ngo bazashyira muri comment ako gahana oya kutibuka n'izina ko hagati y'amashamba kari aho nyine ukuntu none abana bakaja gukinira hari amwitungukiro niho haturukaga bamaye ibyo zo ndavyibuka mugendaga gukina n'abandi bana bo muri uwo muhanda mu kandi kanya gatwumva induruga ziravuze abantu bamahambira imizigo bahunga iyo induru hari abana benshi bari gukina aho hantu none se dashyira ivi mu giti yakurura cyari yari hejuru yes yashyiramo gukurura biranga ararira nawe uramufasha nanjye nkurikizaho abandi bana nabo bari aho nabo bakurikizaho abantu rero kuko bari bazi ko aho hantu hatari umutekano uhagije bagira ngo abantu bari kurira kuko batewe bama birukanga barahunga umwana abantu baje kubabwira ati ni amahoro mwihangane yarabantu kigeze gutuma muhunga kandi bitari ngombwa baje kugenda abapapa bafataga imbunde baje kureba abanyamurenge babaye batwigwaneho kera ngo bashike gajya basanga n'abana bafashwe mu giti Kevin warangije ibyawe ngiye nashoje abari byinshi ariko reka turekera rero nta kansorite nibuka pe bivaze ani byo mama yakubwiye nta kosa wakoze nta nikosa we wakoze n'umwana oya agakosa n'abana nta nubwo wakoze mu isafuriya Kevin oya agakosa n'abana nakoze nibuka bankubitiye mama yari yantumye ku isoko sinibuka ngo nari simyaka ingana gute ari ku isoko ryari hafi y'ahantu twabaga ari nk'iminota nk'icumi gutyo noneho amafaranga ngo nje guhaha ku mugoroba jewe mbanza guca gukina horo nimba muzi horo ico arico kakabumbo ngo nkine amafaranga ndayata isoko na Renate shitse ibyo abana benshi barabikoze benshi bashitse ku isoko mbura ya mafaranga noneho ngira ubwoba bwo gusubira muhira rero barankubise mama yarankubise niyo nkoni yankubise kabisa urayumva nta bundi yankubise nubwo yankubise yarankubise iricapa izo nkoni z'abandi bantu bazi kuzo byari bikenewe kwaje gukina oya ko bamukubita urumva icyo yantumye sico nakoze mbere iyo mbanza nkaja ku isoko hama nkagaruka nkakina none nagiye gukinana amafaranga aratakara kandi nyine wagutumye ngo guhaye imboga zo ku mugoroba so ariko bimwe ni amakosa y'abana kurya umuvyeyi atakuyangana kumukosora wenda aho nshobora kuvuga cyane hari amakosa abavyeyi nabo bakora hari umuvyeyi yihanukira guhana umwana ataretse inyana nigeze kumva urugero rumwe murambabarira ntabwo nari impare ko namakuru numvise umugabo yarafite umwana kuno muri Afrika umugabo ashira radio ku dirisha noneho umwana araza ari gukina bisanzwe arurira handi akoma ya radio irameneka umugabo yazamva amakuru nawe sinzi uko byamugendekeye direct ahita afata ikirato yari yambaye agitera umwana gifata hano urumva umwana arahwera by'ukuri yakijijwe n'abaganga hamana ariko ni ngaho yari yamwishe urumva hari igihe umuvyeyi akora mbabarira umwana akora ikintu nyine akaba arakosheje pe kubera imyaka yiwe umuvyeyi nawe yaje kumuhana akarenza urugero ukihanukira cyane cyangwa ukabikora utabitekerejeho ugashangwa ukabuhemukiye umwana cyangwa ukamutera kukwanga kandi nigeze kumva abakuru bavuga ngo ikigufwa ngo ntizica ingeso biragoye nibyo koko amakosa abantu barayakora bakaduhana amwe tukayareka by'ukuri kico ca filime jewe
ntabwo nongeye kugikora mwahise ubivamo nahise mbivaho mbwira Kadoteri nizoza ugenda wenyine izo ntabyo wavuze reka kuzana ibyo ntabyo wavuze oya kuko n'ubundi wasubiyeyo muri weekend bo wenda ikitarakozwe ni ukujyayo mu gihe cy'amasomo cyangwa mu gihe wenda mu ariko kujyayo mu buzima busanzwe twarabafashije wenda ntabwo mwadufashije ngo ntitwakubise se kuragira ngo kandi gatwende twakubise jewe ntabwo nzi ngo abavyeyi bazakubita abantu natwe si cyane hari ukuntu abana b'abahungu bakuriye hariya mu mujyi kuntu bari abacanga cyane bakunda kugira utuntu twinshi ntabwo umubyeyi yabyihanganira rero ariko kandi nta n'ibindi wenda natwe twakundaga gukora ni ibyo ngibyo ariko nuko nazavuga kuri andi mubyumve ukuri ndamya neza ko Kado akunda kumfuka igeze kunshuka reka mbivuge kuwamuvuga ngo mbese igihe kimwe higeze kuza umwana twari twimukiye ahantu turi basha noneho ko akunda abana bamwicaye mutaramenyera abantu utumare twicaye ahantu ku biti hari harunze ibiti byinshi cyane zo kubaka hari ahantu bubakaga noneho hari mu gihe cy'imvura abana bahe bakina akabumba haza umwana umwe arambwira ngo yonkubita ambonye nicaye tutaziranye twari basha muri quartier arambwira ngo yonkubita akazambwira ngo uriya ngo nomukubita ngo uyu ngo nomukubita suko niki kibaye aranshomboroza cyane Kado wenyine arabizi yamwe ngo sagiye ugakubitura mwana sindwana atoya mukubitura mwana karagusuzugura sindwana Kado nta mpamvu zo kurwana n'uyu mwana ndabizi ko no mukubita ko sindwana atoya yamankura mu mupira n'inamba ikoti ati kubitura mwana uko nagahagurutse wa mwana amahirwe yiwe makeya ahagarara imbere y'ikiziba inyuma yo hari ikiziba izo ngamba babwira za filime jewe na Kado twagaza tumari izo twabonye muri filime tukaja kuzaprika tukaja kubikina je na Kado twaza dukina movie abandi bana bakishura dukina movie kurwana kwa kundi cyakiyagaza rwana na n'abandi murengeyo umugeri mu bituza aguye mu kiziba arahwera hari abandi bahungu bazakina basket ku kibuga hepfo ngaho urumva rero nkuko narimaze kubabwira Kado yarambwiye ngo kubitaguriye mwana amare kubimbwira aje mandahagurutse n'ingoga umurasha umugeri umwana n'abandi mu kubita umugeri arahwera agwa mu kiziba baza kumuhembura uvu ico gihe ntabwo bigeze bongera kungira muri quartier ngo nta mwana wigeze kungira kumvuga habe nabo tuvukana batoya bagazaje kubakoraho bakavuga ati bagira mukuru wabo uzugukubita ugapfa aho amakosa ko nayaye oya aho yabereye ya Kado watumaga yiyemera agakubita abandi kubera baba kumwicaye iruhande kandi wowe nturwane kuko wowe ni warugira ayo manyama urabizi ko ntayagira Kado ntamanyamara naje sinariko hose ariko seti we yarashabutse cyane seti ni wagiraga nk'amanyama yaba no mu kuvuga hari ukuntu ari we wazamuraga nka volume cyane ariko umwizo zose zo kurwana seti yarazi nyine nk'ibintu zishukuntu kuva akiri muto so ikintu twashatse rero kuganira hano abantu mutwumve neza hari abantu bajya bagaseka bakumva nyine story z'abantu ni ukuvuga ngo hari ukuntu ababyeyi duhita duhana abana gutyo umwana yakora ikintu ugahita umwishura igihana ako kanya kandi turabikora pe umuntu utajya ubikora sinzi ariko abantu benshi nka 60% usanga duhita duhana umwana muri ico gihe kandi kenshi umwana yakoze bitewe nuko level yiwe ingana urumva nk'umuntu hari ukuntu badutumaga ngo ugende kuri ubunyobwa bwa 50 kuri n'itomati za 50 tukiri abana ugatekereza teka ngure nk'ubunyobwa bwa 20 ati ngo ano 30 cyangwa 10 isigaye ndigura ubunyobwa abantu baga tujye ubunyobwa ku muhanda rwose mwuba none mama wawe azi ko ubunyobwa bwa 50 wenda babungana nk'ubu agahita banuzanya akantu gutya icyo gihe akagiza gute akabara gukubise nyine cyangwa yakakubwira nabi cyangwa akaba yagutuka ariko ikintu twashatse gukora muri iki kiganiro ni ukwereka ko natwe ubwacu turi abana hari amakosa twagiye dukora nyine mu buzima bwacu kandi n'abana bacu mu gihe bayadukorera tumenye ibihano duha abana hari ababyeyi bagiye bakubita abana bagahita bapfa bahita ukubita umwana nk'ikintu cyangwa umwana agahita agira nk'ubumuga cyangwa akanakwanga hari igihe uzaganiriza abana bawe bose ndi kuvugana n'ababyeyi ubabaza ati n'iki kintu nakoze kikababaza hari uzakubwira ko hari umunsi wamukubise akumva atamerewe neza so niyo rero message twari tugiye gutanga abakunze ba Blessed mwababonye babaganirije nimba mwabakunze anyway by'umwihariko ku bantu bari hano muri Amerika ho byongereho
hano ntibakubita abana, ahubwo nasanze hari ubundi buryo bwiza bwo kubahana, ariko nabwo genda bukemanga. Zabwira ngo ntarebe televiziyo ngo amasaha 2 cyangwa facing facing niyo biriya by'abana banabitinya ariko bo rero rwose guhana umwana ntabwo bigombye kuba mu kwihanukira. Yego, bigombye kubaho umubyeyi rwose mbere yo guhana umwana tekereza kabiri, tekereza se njyewe ngana gutya ibihano bampaye zarandyoheye, nimba bitarandyoheye rero barankubise cyane ku kabumbu kaciro buriya njyewe ndi mu bampanira gutasa mu bantu batazi inkoni bivugiye aha na papa na mama bari kundeba ntabwo zikoni ni ukuvuga ngo nakuze ndi mukuru simbizi. Rimwe niho nagiye gukamisha musaza wanjye nawe arabyumva, hariho data wacu nyine uwo Seti yavuze ufite abahungu bakuru, umuhungu we mukuru yitwa Mandela, siwe mukuru ariko niwe nari ndi gukamisha, nari narasigaye kwa kaka igihe iwacu baginganje je nabanje gusigara kwa kaka. None arambwira ngo nze gukamisha rero abantu mutabizi wafataga inyana n'amaboko. Icyo gihe nari umwana pe, simenye gufataga inyana ngo nyikomeze noneho iwakame. Arahamagara nyine, hari ukuntu mu kibuga mwaga mufite umuntu umukama, ubwo abantu bakamishe murabyumva, noneho bagiye gukama inka yanyu mwebwe mukazi, baba ariye pamdogo nyine kwa pamdogo bakazi, ariko ari umuntu muri gukama mu kibuga. Abo musaza wanjye rero wenda ni video azayibona cyangwa abana be, aravuga nyine ati ngo ninze nje kumukamisha, ndagenda. Akanyana kari kakiri gato yari agatavu, ndagafata ngafashe karananira n'amaboko. No, ugafata n'amaboko nta mugozi nta nguki. Abana baraje barakomeye insobeko n'iyinka baba bakama ariko akanyana uragafata ari intoki nyine bagakama bagahaza inka iri gukama ugifasha insobeko kugira ngo kame. Ariko inyana, ariko udashaka ko inyana izerera igenda handi ushiraho ikiziriko. Muri Kongo bashira ikiziriko. Nyabandi kuvuga nyine ushaka kugira ngo inyana itagenda cyangwa irindi tungo. Mu mwihanganiye Kadonzi yaragiye nayifashe n'amaboko, none ndangije ngiye kwibagirwa ko nkoni bankubise, none nyifashe iranga yange irasimba nyine iramukubita, noneho yankongoro igo nkari amata nawe murumva amata yavuyemo akuraho yansobe arayinkubita. None umwana mutoya ni ngaba baragukubise arayinkubita kuva ubwo kaka yari umuseriyeze cyane, yahise avuga ati nyantegereza uzaba hano dusitaje kwa papa wawe ntabwo uzasubira mu kibuga. Niko byagenze, ntabwo ndose nawe sinongeye gusubirayo. Izo nkoni zantandukanyije n'inka kugeza uyu munsi, nuko birarangiye gukamisha biba birandangiranye, ariko barankubise ngo nananiwe gufata inyana. Kandi murumva wenda ntabwo ryari ikosa ryatumaga abantu uwo mugozi w'insobeko ubukomeye cyane, umugozi wo gukubita ukaba wanacika n'ibikomere urumva. Ariko nyine ababyeyi ni ibyo ngibyo twaganiraga, guhana umwana si ukumuhana ikintu cyo muca ibikomere cyangwa azibuka mu buzima bwiwe, ahubwo kuba ari ukumuhana kugira ngo tugabanye amakosa. Murakoze cyane abadukurikiye, mutere comment ku byababayeho mwebwe. Yego. Bye.